ndi umwe mu bantu bagukurikirana cyane bishoboka. Wabaye inshuti y'akadasohoka. Nge nitegereje abantu bakora muri Genesis Comedy. Yego ntago nari mfite nomero nimwe yo kuba nabaza umuntu wawe kugira ngo wenda ube umuntu yagutangamo kandidatire nawe umve ko wahamagarwayo. Ariko nabonye ibintu ukora n'abakinnyi bawe, are you sure, are you serious? Murarenze, mufite ubumenyi, mufite ubushobozi, biriya bintu wabyize muri ishuri. Njyewe ndi ibintu bura bavuga ngo ikintu cyose mwana, njyewe iyi ni impano yanjye navukanye, ntago ari ibyo, iyi ni talent itibwo, kuko talent yanjye ifite bakeyi. Ni ibintu bizwi pe, ko nkanjye buriya maze imyaka igera muri 3. Filimi ndandika, amakomedi ndandika, boro zose dukina mba nanditse, kuyobora filimi n'utuntu twangiye gukina, gushutinga, kuyobora abakinnyi papa. Ni ibintu biba byarizanye bikajya mu muntu. Gusa nyine nuko kuba umuntu atuye mu cyaro nicyo kintu cyambere. Kiri cyambere mu buzima. Ko njyewe hari n'abantu bama support kuba uri mu cyaro bakabura iyo bayiguha nyine tu. Boro man, gusa ariko abantu nabo ntago, abantu bose ntago ari beza pe, kuko nk'iyo urebye nk'imano tuba twifitemo abafite bo mu cyaro bakaba batadufasha ngo baba badusupportinga bazi kugera hejuru. Nayo ni case nyine tu, nayo ni case kabisa. Ni case, ariko tubonereho gushimira abantu bagiye bakora subscribe kuri Zirimo Comedy. Abo ngabo ni abantu bakadasohoka baragushyigikiye. Nakubwiye ngo umuntu wakanze subscribe kuri channel yanjye twa Zirimo Comedy, uwo muntu niyo ngiye kuryama ndamushimira, kuko ni umuntu w'ingenzi, nakabaye ni nk'ari umubyeyi wanjye we n'umumake, kuko niwe muntu wa mbere ushimisha ko nk'iyo soye video nkabana nayirebye niyo njye buraka mvuze ukuntu imeze burangiye mu gukora kwanjye. Ntago ngende banga ibikinira. Ni umwe mu bantu basohora video nkakora umwaka wose, video yanjye itararenga mu bantu 200 cyangwa 400, ariko mba nize ko one day nzasohora video kubita 1k 2k miliyoni, ibintu nk'ibyo tu mani. Uko nguko warahanyanyaje, waragowe, warakubiswe muri kano kazi ka sinema, wahuye n'ibigeragezo, wahuye n'ibibazo, wahuye n'ingorane, ariko ikintu navuga cyo kuba warihanganiye bira byose ukaba ugifite channel, ukaba ugikora, ugahandoringana n'ibibazo. Zirimo Comedy uko bizagenda hambo hi ewana muri rusange. Reka tubanze tubasuhuze kandi twifurize ikaze, tubabwira muti mwarakoze cyane muri inshuti z'akadasohoka. Nge muri kumva kuri mikrofone ni Ezekiel, kuri channel yanjye yitwa Yewe TV. Nkuko muri kubibona twakiriye umustar dusanze kuri tele arimo gushutinga film. Uyu nguyu bakamwita Bicamukwaha, akaba akorera kuri channel yitwa Zirimo Comedy. Bicamukwaha, wiriwe neza musaza? Ni neza papa, ni neza ibintu n'urucabana usanze kuri tele hano, ariko se mani kumamagaye nandi kuri tele ndi gushutinga ball, wewe bimeze meze neza fresh. Maze iminsi mbona video zawe, mbona TikTok bitango turashoboye kids. Mbona na channel yanayibonye ejo bundi, ntago nari sanzwe nyizi. Ntago nari nyizi ira channel se nibandi batayizi mukagira Imana, ubwo waratanzwe. Nari naratanzwe. Ubwo rero sinzi ukuntu nci hano nanjye ngiye muri shooting hakurya hariya i Butare, meta mbona wateretse kamera n'abakinnyi bawe n'abafana mihanda bawujuje. Batima turashutinga ne video yatanje. Ira ni video kwa turi gushutinga, ahubwo nanayirahirikira abanyarwanda abantu bajya babandi bari ku channel yawe. Iteye ubwo iyo video kabisa. Iyo video izasohoka nka ryari Bicamukwaha? Video kuwa kabiri sasa, kuwa kabiri zasohoka tu. Bayitege n'umuriro. Kuwa kabiri zasohoka. None se urugendo rwa sinema umusaza warutangiye ryari, ko nabonye ibintu ukora ubifitiye ubushobozi? Njyewe netu yongeze ku rugendo rwa sinema ntanumva nyine ari nk'ahantu mbaye nk'ahungu y'ukuntu nkonyanga haguru. Ku rugendo rwa sinema njye natangiye kwinjira mu bintu by'amakomedi gutyo mu mwaka wa 2021. Njye niho natangiye ibintu bya sinema, mvuga ko mbitangiye, ariko ne nkabitangira ndi umupeti dukinana n'abajama nyine bo banduta, njye ndi umupeti nyine tu tugakora nta na cana abajama bari bafite, baza gucika intege baragwa. Njyewe noneho ndongera nje ndabyuka ndabaga ati tugiye gukora. Hari n'umujama mwana kamubwiza ukuri mwana Zeki Karame, ibintu bya sinema njyewe nagiye mbiguramo n'ibintu by'ibizazane bya danje. Ko njyewe ubwa mbere ndabyibuka nagiye gufunguza cano, umujama arambwira ngafungure cano. Umujama ngo aca n'ibiceri n'abizi y'abana bari abapeti nta mafaranga bafite. Mwana umva umujama mwana guca inote ya 20, inote ya 20 nini mwana, 20 byinshi. Uwo mutipe yarambwiye ngo mumbi 20 afungure cano, bashaka kujya online birumva. Ngira ngo nangire ntwike muri 2021 uko nari nteye ubwo mumbi 20 abimukubise. Umujama aragiye akaza andaza Nyanza, andaza hehe nne tu nza kugira umujinya nanjye aravuga ati ubundi ni gute ngiye nguma kwiruka ku muntu niba
anteye nyine utwatsi nkora iki ndabikwama n'ubwo ndabireka ibintu bya sinema ndabireka n'abajama twakoranaga nabo bacika intege byose turabireka naje kugira ucyari ngewe buriya muri 2022 gutyo hafi na gatatu 2023 nongeye kubona avuga ati wayi kukigenda natakora ibintu byanjye ndagutya nyine mu bushakashatsi bwanjye nifungura agacano nangira nkoresha n'akantu k'agafone nyine biraho n'ishusho ritameze neza nta kigenda ubwo nine nza kugenda mbwira abajama bamwe twakinanaga mbere bagata basaza rero mwe muze dukore njye none naguza agafone baraza dutangira dukora ku gafone agacano nkafite nine turakora tu ibintu bazamuka YouTube channel ya mbere twakoraga iza kugira ibibazo nyine mwana nene nkubwanga ibintu nk'ibi ngibi rero kuba ngeze aha naho ndabishimira Imana iza kugira gutya baradukwama nyine cano bakaza bayigira utuntu tw'udukosa cano ndayikwama fungura indi ukuntu ngiye mwana ibintu ndabikunda kugeza ahandi zanabipfiramo ngiye ukomeza umutsi mfungura indi cano ndayikora none ubu ngubu yitwa Zirimo Comedy igize 2000 bya sabu ndacyakora ubundi ni ngewe ubu none ishusho sigaye imeze neza naguze igikoresho nyine ibintu namahane papa baba we none se bica mu kwaha ndakumva kabisa urumva ko uruhando rw'aba sinema warwinjiyemo kera ariko uhuramo n'ibigeragezo ntiwacika intege ahubwo urakomeza urakazanya kugira ngo usonge mbere kandi ugere ku cyo wifuzaga birumvikana warahohotewe wagize ibibazo byinshi mu bihano rw'aba sinema ariko abanyarwanda muri rusange tugikomeza mu kiganiro bakwitegaho iki mu myaka 5 iri imbere reka mbuze kuri zeki ibyo bintu byo rwose cyo kunyitega abafana banje genda kugwiye ngo abafana bitega ibintu byinshi cyane biremereye bombe tonika amakomedi none n'abastar batanje gahunda afite no gukina nabo bose umustar wese uzibanyaga isoba mitutu bakiramani barabose gahunda no gukina nabo ngiye abafana banje mu myaka iri imbere byiba nk'umwaka umwe cyangwa ibiri nzaba ndenze barabastar bose ubone ngewe naritegereje ndeba video zawe aho natangiye kuzibonera ndi umwe mu bantu bagukurikirana cyane bishoboka wabaye inshuti y'akadasohoka nge nitegereje abantu bakora muri Genesis Comedy yego ntago nari mfite nomero nimwe yo kuba nabaza umuntu wawe kugira ngo wenda ube umuntu yagutangamo kandidatire nawe wumve ko wahamagarwayo ariko nabonye ibintu ukora n'abakinnyi bawe are you sure are you serious murarenze mufite ubumenyi mufite ubushobozi biriya bintu wabyize muri ishuri njyewe ndi ibintu bura bavuga ngo ikintu cyose mwana njyewe iyi ni impano yanjye navukanye ntago ari ibyo iyi ni talent itibwo kuko talent yanjye ifite bakeya ni ibintu bizwi pe ko nkanjye buriya maze imyaka igera muri 3 filimi ndandika amakomedi ndandika boro zose dukina mba nanditse kuyobora filimi n'utuntu twangiye gukina gushutinga kuyobora abakinnyi papa ni ibintu biba byarizanye bikajya mu muntu gusa nyine nuko kuba umuntu atuye mu cyaro nicyo kintu cyambere kiri cyambere mu buzima ko ngewe hari nk'abantu bama support kuba uri mu cyaro bakabura ibyo bayiguha nyine tu ubwo rero mane gusa ariko abantu nabo nago abantu bose naga ari beza pe kuko nk'iyo urebye nk'imana tuba twifitemo abafite bo mu cyaro bakaba batadufasha ngo baba badusupportinga bazi kugera hejuru nayo ni case nyine nayo ni case kabisa ni case ariko tubonereho gushimira abantu bagiye bakora subscribe kuri Zirimo Comedy abo ngabo ni abantu bakadasohoka baragushyigikiye nakubwiye ngo umuntu wakanze subscribe kuri channel yanjye twa Zirimo Comedy uwo muntu niyo ngiye kuryama ndamushimira kuko ni umuntu w'ingenzi nakabaye ni nkari umubyeyi wanjye bone mu make kuko niwe muntu wa mbere ushimisha ko nk'iyo soye video nkabana nayirebye niyo ngiye buraka mvuze ukuntu neza burangiyewe mu gukora kwanje ntago gende banki bikinira ni umwe mu bantu basohora video nkakora umwaka wose video yanjye itararenga mu bantu 200 cyangwa 400 ariko mba nize ko one day nzasohora video kubita 1k 2k miliyoni ibintu nk'ibyo tu mani uko nguko warahanyanyaje waragowe warakubiswe muri bino kano kazi ka sinema wahuye n'ibigeragezo wahuye n'ibibazo wahuye n'ingorane ariko ikintu navuga cyo kuba warihanganiye bira byose ukaba ugifite channel ukaba ugikora ugahandoringana n'ibibazo Zirimo Comedy uko bizagenda kose uzaguka kandi uzagera kure ndetse turakora twese views zikabura location mu cyaro n'ibiki ariko hamwe na supporting ndetse na teamwork no gufashanya no gukorera hamwe tuzakomeza dukore igihe kimwe igeno ryacu cyangwa itara ryacu rizatumurikira dutware ibyacu kabisa tubone view buriya njyewe mu buzima bubaho nge nizera ko imana ibihari kandi buri kintu cyose nge ninkora ugakora nawe
Imana izabiha umugisha pe. Yeah. Uko Imana nayo ntago yafasha utifashije. Ni mu gihe mba ndi gukora nizeye ko one day Imana izameneramo nanjye nka umustar nkamamara n'umwana uvutse akamenya ko je niyo ntego mfite. Ndashaka ko n'uruhinja ruzaruvuka kahita rumenya bica mu kwa. Je niyo ntego mfite. Niyo ntego ufite. Imana yo mu ijuru irahera yumve gusenga, yumve gusaba, yumve gutakamba kwa Zirimo Comedy, ndetse nanjye ngushishikarije ko video yawe nzayisharinga, ndetse kandi no biganiro bigiye gukurikirana tuzagenda tubana kenshi gashoboka. Nzajya nyuzaho nze ngukoresha ikiganiro nibiba na ngombwa bitewe n'ukuntu ngukunda, nzajya nzane bari ikintu nanjye nkeneye kuba nagufasha, nanjye nzi dufatikanye kugira ngo nawe tuzamure social media yawe, tuzamurane kandi tuzagera kure muri rusange. Sawa cyane, kandi ngiye nagushimiye kuba wanumiye kuri ino channel yawe nkaza kuba wankoresha kano ka interview. Papa bura nanjye abizi nkwemera kubi uko nanjye bura nkuna ndi gushutinga n'ubu hari ambassador epfo barimo bariorganize mu tugiye gukora. Ubwo rero abafana bo ndababwira ati ni imiriro buri munsi ni video YouTube ni Zirimo Comedy. Kandi abasaza namwe bari muri kundira iyi channel ni muyirenge mudakanze subscribe ni mucani kandi subscribe uyu mujama nawe ararenze plateye ubwoba. Kabisa abanyarwanda n'abanyarwandakazi tujye kujya tubazanira abatumirwa baremereye, ndetse no kwa Zirimo Comedy tumusura naye tumukubite show ya danje. Hanyuma muntu wese ugeze kuri no channel kola subscribe, like, share na comment, turakwinginze ntago turimo turaguhatiriza. Gera kwa Zirimo Comedy ukore naho subscribe, like, share na comment. Nurangiza kubw'urukundo rwawe, nimba wumva harimo promotion irimo gutangwa kuri zino channel, nimba ushaka kuba warekura ikiganiro, kumva hari ikintu runaka wambwira nk'umunyamakuru ngo nze dukore ikiganiro, wanyandikira contact ndazishyira muri bio yanjye. Musi mbutazi kureba muri hasi muri description ukanda kuri ku matitire ya video, ubundi ugahita ubona video, ugahita ubona nomero musi. Ubu nuko nguko bareba nomero muri description. Hanyuma ngiye kujya mbazana abatumirwa baba babe, abagore, abana batoya, abagiye bagira ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse n'abastari bagiye batandukanye. Dukore tutitaye ngo views zabuze cyangwa se zabonetse, icy'ingenzi no gusonga mbere. Hanyuma Zirimo Comedy cyangwa se bica mu kwaha, ni wowe manager w'iriya channel cyane n'urucabana papa, n'urucabana. Abakinnyi bawe ubona bitabira gute yurebye? Nine hazamo akantu ko kugira kuko ne abakinya amafaranga bataraboneka ngo ube wabahemba. Gukoresha umuntu utamuhemba ntago isaha yitabira gusa, ariko nizeye ko one day bizacamo je mbahemba no bajye bitabijana kuri sometime. Sawa rero bica mu kwaha, turagukunda kandi turakubaha. Umusaza urakoze ku kiganiro duhaye, ugateshuka shuti yawe ukemera kuza kubanza gutanga interview kuri Yewe TV. Ni iby'igiciro cyinshi, ndagushimiye kandi Imana iguhereza umugisha, kandi yagura ibikorwa byacu bigire kure mu Rwanda no muri Australia na Amerika n'ibindi bihugu. Ciao umusaza, reka mayasubire muri shoot ngo turi kumwe na Alex. Sawa umusaza, sawa.